kugira ngo ntabwo twara ukuntu bajya bavuga ngo hindura umusaya genda kumeza si wabyutse ryari Ega abagore bagira inshingano nyinshi mbega inzara wagira ngo narahemuka Sukire mwatetse mu karusi twatetse mu karo usukiye ukama agace ubona ngenda umwana wo kunywa agace shiri none se regime muri mu masengesho atamutanga mu karo isukari amata yashize ntago turabona ko tujya kugura yandi shyiramo isukari nashize nisi kwa muri wenyine ko ufite amahoro gusanzwe ntabwo ndaho shyiramo isukari nta yindi ihari nizo muri isukari urabona iri bukubu ntabwo wanyweye icyayi se ntabwo ndanywa ariko nta kibazo wowe nta kibazo njye ndaza kubaho ahubwo niba ufite amafaranga waduha amafaranga yo guhaha tukareba ukuntu twaguramo n'iyo sukari ako se nk'ubu iyo ubyutse usaba amafaranga ubwo wumva nta n'isoni ufite isoni z'iki isoni sabite amafaranga muri iki gitondo tureke n'iki gitondo ubusa urambaza iki nicyo utazi kamubaza ikibazo none se ko wateguye irazi rimwe n'iryanjye n'iryawe n'iryanjye nawe akira mwe basi ngenda bwirirwa nyine nese ntabwo duha amafaranga se njya kurehesheri ngize ukuri ibi byose se wabikoze ndebe izina tugezeho umuntu abura n'icyayaho urabona nta sukari irimo muzira amafaranga yo kugura umugati ariko wabonye ibyo nakubwiraga wabonye ibyo nakubwiraga ujya gushegera ibintu ujya kunshiraho stress unesha umutwe nkakubwira tugezeho tubura isukari nta mugati nta muneke nta mureti mu cyumweru kimwe wabonye ngahakiranywa ndi umugabo wawe nyine ndakwitangira ubwo nibyo wahisemo Allô? Oui. Mwarenze kuri rya vuriro nababwiye riri hafi y'ikiraro. Igiti kinini kiri ku muhanda. Okay, nta ntuze se nta modoka muri kubona ku muhanda ya Silva iparitse ku gipangu gisa vert militaire. Hariho n'umukindo. Okay, naho ngaho reka mbwira umwana bakingurire. Sawa. Abo ni bande bagomwe. Sinabwo rubizi ko Marene na buri munsi ari budusure. Ntabwo nabyibukaga. Baraje se. Tanti. Yari ukingurire abantu bari kuri gate. Ashitse b'iki gitondo. Nta kibazo k'icyayi wowe wakinywa ngewe nta kibazo ntabwo nabishobora shere ntabwo nanywa itaranywa kabisa ntabwo umutima nawubona ubwira uburyo nanywa icyayi umugore wanjye atanywa ndi umuntu w'umugabo nese biragenda bite inywa ngewe ndihangana abashyitsi bagiye kuza dukeneye guhaha kugira ngo tubatekere biragenda gute kugira ngo nyine tubone amafaranga yo kuhaha ibyo byeke ntibazi ibindi byirengagiza sibyo umeze mutese natwe turi amahoro kabisa ndabona urugo rumeze neza kabisa ndabona uko byaramenyereye namenyereye na uramboza urakoze amafoto ntagaragara waba amafoto ntabwo araza abakameramani batubwiye ngo bazaduha mu cyumweru gitaha nko kuwa kabiri
akabura bwari ubukwe pe sheri urabyibuka ariko twari twabatwitse cyakoze noneho itorero harya ni inyamibwa ni inyamibwa cyazamaze gutegura nukuri murareza ariko umukobwa wanjye ndamwizera ni umusirimu ntabwo rero wabiteguye biriya byose wabonye ni njyewe ariko uhakane ariko biroroshye njye wapanze ibintu byose iby'umugabo n'iby'umugore ariko n'umugabo babarenze byinshi nawe winsebereza urareba n'ukuntu twari twambaye twe n'ukuntu twinjiye mu kadanse kacu nose watujyana n'ukuntu mwinjiye mwebwe mumeze nk'abamasera bagiye kuvuga ishapure turababyeyi tugomba ababyeyi se gute twe twari turi shapu ahubwo mwe mwari mukonje ukuntu ariko twagize ubukwe bwiza kabisa umeze neza umukobwa wanjye arasa neza biragaragara rwose ko agufashe neza urugo ruraryoshye biragaragara ahubwo mwe musigaye musa niba ari uko mumaranye imyaka nka 10 n'ingahe urabona aba bantu badasa batangiye gusa kandi ari gahunda murebe mu maso murasa kabisa ubu nanjye mu minsi mikeya nkarimo amezi 3 n'abandi umuhungu w'inzobe wandanje ashira ntabwo atujya nawe turabona cyane bimeze bite se amakuru ni meza amahoro ni sawa cyane aho hagati aho twabarangaranye tubakire ese kuba turangaranye oya mwabanje mwaje inkuru ari nyinshi mufite twakire ko wamenye kwakira abashyitsi twakire dufitemo NC rero kwa kuba umukristo cyane ibintu by'inzoga ntabwo mba mbizi dufitemo NC dufitemo Jack Daniel dufitemo nakunezeye ko uri kubwira boss ndasema yana umubwira Hennessy uri bitumubwira kanotire mama sosoma ntabwo arakumenye uri kubwira umubyeyi Hennessy ibyo binaraza kumenya ari iki dufitemo n'akawayini dufitemo ari wine ubwoko bwose Ushaka burahari dufite double black dufite chi dufite inzoga yenari Chivas dufite Jack Daniel harimo Johnson inzoga yose ushaka mfitemo nakabwa by the way icyo ukunda utubwiza kako mubabikira gani bwa ariko rero biroroshye yo kumva mwamuzanye urwagwa tukaba tuganira gake ni sawa cyane urusika nkubaza tugomba kwimika umuco wacu mu meza ngahe mu myaka ingahe James cyane imyaka sinjye uzi ko urwagwa usibye ko rura musaza barabaturutse mu cyaro batashye ubukwe babuza ngiye ushobora kubona rimaze nk'imyaka 8 narabona urwagwa muri mujyi wa Kigali none urwara hepfo niba no original ni bitocha pana bya bintu bya mu biringira mwe akarusho numva kararyoshye ariko ngisi nk'undi urwagwa yoranye yarata icyayi are icyayi nyibwirira ruga ese ubu ngubu noneho uraza gusubira mu kazi ryari ndabona hani umuntu yabaye hani umuntu yefite konji y'amezi 2 wabajije umugabo wawe karimwe mwatubangirije gushaka yega mbizi umugabo wanjye mbizi ahubwo nshaka kubaza mwebwe bana bacu ngo mbukuntu bimeze ariko ni kuri ingo zose burya zenda gusa nubwo ntabwo zubakwa kimwe ariko ubuzima duca muri bumwe abenshi usanga batangiye nkuko nyine bakodesha ejo bakubaka ndabona yamenyereye yanabyibushye meze neza cyane umeze neza bigaragara rwose ntako nagira kabisa amaboko meza wumvishe amaboko meza pe ubwo rero ni ukugira mukaduha n'ukuzukuru kakanya se koko bari abana bacu barakoze dukeneye twebwe ubu uzukuru mu byumweru 2 noneho keretse ubwo narashatse Bikira Mariya wenda gasama ku bwaro mutagatifu iki gisigaye byaroroshye rega ntabwo bisaba ko umuntu agomba kugira umwana ariko yageze mu umve marene tangiye kugugu ari pare mwaraguye ariko gushuka mwaraguye gute se marene ariko su bari kugira ibintu bibaho gute se oya twakira abakristo nose mu ngo dungwa amakuru ziko nta bibyo bintu nta ribyo twari tuzi amaye nka data
Simburi yasi. Abanyakigali n'abandi. abana bacu baracyari bazima ndumiwe. Twe turi bazima kabisa. Agaze wowe uvuze ko ugiye kuzana Black Label bayinywesha irindazi. Baracyabize. Ukivamo ntabwo kivamo kabisa. Ariko yabaye umusirimu. Ibintu ntabwo bya mu gitondo basigaye isavuga ngo amena karindazi akahashira. Asureho. Baramenyereye cyane. Baramenyereye. Meze neza. Tageze bitese ko zanye ibirahuri. Tageze bite? Kandi koko. Amazinda cyangwa ntabwo umuha agahenge. Waheze. Ikibazo. Araje sinzi ibyo arimo aho ngaho n'abakozi bahari. Mare ni ibibazo. Sanze umukozi wanjye yagiye agafunguzo ka firigo yagatwaye. Katube twihanganye. Nta kibazo gusa ko turabasanga twe ntukajya ugira ikibazo. Abasanga se basangarizwa inyota. Nta kibazo twe Ako waba ugize nta kibazo ndabamukanye. Bivuga ngo harya urwagwa narwo rujya muri firigo cyangwa. byose biri muri firigo. Reka Ariko nta mpamvu. Twakiganirira n'ubundi. katube tuganiramo. Twaba tuganiramo nta kibazo. Twakongera tukuma Mureze neza. Urashonje? mba ndikuma nshonjemo. Tumukorera iki? Hari iki se? Hari ifi. Ako wewe watubwira icyo ushaka nta kibazo. Habonetse agafi cyangwa se umuko cyangwa akantu koroshye. Wamuriye na cyo sibyo? Nta mpamvu yo kuruhanya mu rugo rw'abandi ariko nawe. Aha ni mu rugo. Okay. Ni mu bana bacu tugomba kwisanga. Hari ikibazo rata? Nta kibazo reka ndebe. Rebera. Ahandi se byari bimeze biterwa. Handi ni sawa kabisa. Ni sawa. Biraho nyine byijiji. Uyu mukobwa sinzi ikintu ugenza kumukorera rwose. Ibintu byose firigo zose aba yafunze, yaba ari inyama, ahantu hajya ibintu by'imboga, yaba ari iz'ibinyobwa byose. Na stock zayifunze. Ariko hari umuntu uri gukomanga sinzi. Karibu. Ni karibu. Muraho. Mzee. Muraho. Amakuru y'imisi. Ndabizi urashaka. Reka nze mvugishe uyu musaza. Ni umuturanyi wacu n'inshuti yanjye ikomeye. Reka tujye hanze tuvugane nta kibazo. Nanjye reka nzi muganiramo sibyo? Naje gato. Abakozi b'iyi minsi noneho turabagira gute? Guhamagara ntiwitabe njye ntabwo nzi kubona ko wanze kugitaba. Nje telefone yanjye iri muri silence ntabwo nayibonye. Ubwo mbibonye ko hamagaye inshuro zirindwi. Singize telefone. Abantu bose se biba biri muri silence. Oya ntabwo nina. Nakwandikira message ukayibonekiriza umunsi utansubije. Ugomba kunyishyura. Pardon gute? Nyishyura amafaranga. Neza vuga gake ariko. Ariko se gake gute ugomba kunyishyura? Ntabwo nje Oya tugomba no gusakuza. Ntabwo nazo kukwishyura ariko. Ntabwo ngenda homba. Ndahomba amafaranga ari mu bucuruzi. Papa ntabwo nakubwiye ngo ugirire icyizere wasumye iminsi 3. Ikizere narakikugira iki? Umasheki umbwira ko amafaranga ari kuri banki. Ndagenda ngezeyo ndayabura sinakubwiye ko nyabuze.
ukambwira ngo ndeke ubanze ukora ubukwe bwawe sinabigukoreye itariki yageze nyishyura amafaranga yapamba bari gute Nyizera. nta mbabazi ngenda homba ntabwo wabyaye narabyaye nako ntabwo wagira umwana mukora kuko ungana n'abahungu bawe nabuze amafaranga ariko nyizera basi umpa igihe gitoya amafaranga yawe nzaba nyaguhaye umaye iminsi ngahe umva tuvuga bi ntabwo nakubwira ngo nguhaye umunsi umwe sinavuga ngo nguhaye iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu cyangwa iminsi ine njyewe basi mfasha ubona afite abashyitsi ukwezi kumwe uyu munsi turi itariki 17 itariki 17 z'ukundi kwezi gutaha amafaranga yawe nje nzaba nyazanye nzayaguha icyo igihombo se nguteje n'ikeka kumuza ububuza amafaranga uko wakora wabukora business ko nzakirengera kose ngirira neza twashatse ko wubaka koko wubake ariko unshakira amafaranga ndashaka njyewe nyizera kuko iyo ntayagira ntacyo mba narakumariye urampombya hari abandi urabuza amahirwe unshakira amafaranga urakoze amafaranga ndashaka nyuma y'ukwezi sinzagaruka ahangaha ntuzirwe ntuzamamaza kashe wamaye kandi bazagufunga bijya muri ibyo ngibyo njyewe nyizera sibyo nyizera pe imana iguha umugisha unyizere nyuma y'ukwezi kumwe amafaranga nzaba nyaguhaye nyizera urakoze kabisa shaka amafaranga humura nturye ukwezi kumwe nturyame nta kibazo ntusinzire shaka amafaranga utajya muri gereza kuko nzayiteza kashe urakoze ibyo ndabizi ko utabikora ndashaka n'ugira ikibazo ndekeye aho wa mugore wagiye he yagiye gukoresha ubwiherero bwo hanze abo ndabona abakozi bapfa ariko bagufashe neza pare ya ibyo byo ni ibisanzwe bagufashe neza rwose amahoro bigenze bite se uriya mushyitsi ni amahoro biba byoroshye ariko rero njye mfite ikibazo turanga turi ababyeyi banyu nicyo kintu Marene na Pare babereye nshaka ko mutubwize ukuri ikibazo kiri hano bigenze bite se nibatubwire hari ikihe kibazo hano hari ikihe kibazo ndetse hari ikibazo hano hari ikihe kibazo oya iryohero ivuga umukozi ngo yajyanye ngo imfunguzo ngo ibiryo ngo nta mufite ikihe kibazo hano abantu b'abageni tukoze ubwo mu byumweru bibiri tubwira turi Pare na Marene muzabwira ndabaturanyi baho hirya hari ikibazo ufite urarwaye nicyo ubonye hariya gusa hari ikibazo really muratwihoreye nyine tugende dutaye gutya gusa nta kintu mutubwiye hari ikibazo ufite nta kibazo mfite sheri ubonye ko ngiye hara hirya mu by'ukuri nabonye afite ndamuzi nabonye ntazi ukuntu bimeze byo kutubwira ngo umukozi yafunze ngo imfunguzo ngo yazijyembe ntabwo byumvikana ushobora kwiyumvisha ukuntu ngeze hara ngasanga firigo izo byo natubwira ngo bya Hennessy ngo bya nta kintu na kimwe kiri muri runo rugo ruga mufite ikihe kibazo tubwizanye ukuri ibi nari kuvuga ni ukuri cyangwa ni filime ndi kumva ahangaha yakubwiye se urwagwa Hennessy inkoko ibiki byose amafi nta na kimwe kiri ahangaha ku buryo se natwe mwaduhisha si turi ababyeyi banyu se mufite ikihe kibazo hano kandi keke wenda kuzi cyane rwose wihagararaho ukunze kwerekana uko utari nanjye kuri ibyo bintu wabinkora ruga uri umuntu w'umugabo ndashaka kumenya biti bimeze bite mutubwire n'ukuri wabwiye Marene wawe wamubwiye kandi rega burana nakumvishe uri kuvugana n'uramushyitsi nakumvishe hanze ibyo mwari murimo so mutubwire ikibazo kiranga nimba yanze kubivuga barengeye kandi rero mbabwiza ukuri muri inshuti zacu turi ababyeyi yes muri n'ababyeyi rwose
niyo mpamvu ari mwe abantu twatoranyije ikisi nyine wanze kubivuga reka mbivuge byose si ubundi si wowe ntabwo se nabikubwiye mwamuretse gatoya mugerageze mutubwire ni ikihe kibazo gihari nanonganya kuko icyatuzanye muri uru rugo ni amahoro si intambara mu kugira ngo tumenye ngo ese bihagaze gute dufatikanye muri runo rugendo nk'uko twafatikanye ubukwe bwanyu bubu sibyo ni nako n'ubundi turi ahangaha kugira ngo dukomeze tubane arengeye mubizi ukuri naciye ku ruhande ndi umuntu w'umugabo nawe urabizi ko imyaka tumaranye ntajya mbeshya yego uyu mukobwa twafatanyije gutegura ubukwe amafaranga nari mfite wari ubizi budget y'ibintu nena napanze yego none njye nkabwira keke nkamubwira ngo dukore ibintu aragenda afata ibintu bihenze biri ku rwego udashobora kumva ibi yakubwira uyu mugabo uvuye hano umusaza n'umusaza uvuye hano kunishyuza nkumve ngo ndacyafite n'amadeni icyambere namwe ngo dufate sare y'amafaranga makeya ngo namusuzuguje mu nshuti ze ngo ntabwo yajya gukora muri sare ngo ziraho ngaho ngo z'amafuti ngo ziraho ngo ziciriritse urumva ndamwe reka dufate base sare ya miliyoni 1 iri ku bushobozi bwanjye nawe arandahira tinibishoboka aragenda afata sare ya miliyoni 3 anatanga avance nge nanabizi uri kubyumva reba ibiryo abantu bariyemo hariya uzi wakwemera ko ira imwe twayisha amafaranga 13 ipuro imwe bari batubari n'umwereka dufate basipuye mu 5 abantu bose barye muri miliyoni 8 dufite dukoreshe menye cyangwa 5 ni dukabya nyuma y'uko tuzacendera kubaho uyu mukobwa arananira uri kubyumva nta kuntu atagize mvuge gake se shiriga abanibe n'abavandimwe tubahishikize uri murabyumva ibintu byose badutwikuruje baduhaye ku munsi w'ubukwe tumaze gukora ubukwe buri munsi mu gitondo yamagaraga abantu abatwariganye ngabatwaragenda ngirwaga hanatekera abantu abahereza amayoga bararya ngo abemeze tu ibaze ko mu gitondo cyumweru 2 nta kintu na gito izina ry'Imana wo mu ijoro mu gitondo naguze isukari yo kunywa iki cyahise iki ngiki reba Makaru mbura n'amata yo kunywa nje naramusobanura mwe ibintu ugiye gukora uzabyirenge ndagukunda pe nta kintu ariko ibintu uzabyirenge nkabona umukobwa ari kurakara kandi nabone ko wabaza umuntu nkunda nawe ari wabikora ndemera dukora ubukwe ako sheri ibintu warubiza na mbere ikintu nzi nuko kikakunda kubaho ubuzima buhabanye nuko ameze akunda kubaho mu buzima buhenze kandi nta kintu na kimwe afite none se bitari byiza be na gato ndetse gatoya ruga wowe wamufashije iki nk'umugabo jewe nyine naramusobanuriye ndamwereka dukora ibi uko mare namuvuze niko ateye urumva namwe waretse tugafata imodoka zisanzwe kabandi bose yaba vewiti atereka reka rero wajya gukora ubukwe uko ari ikintu kimwe kibaho mu buzima wajya gukora ubukwe gukora ibintu bya fake fake se n'iki de fake ni ushaka kwemeza abantu yo gusatu ako timwe umuntu wavuze ngo ntabwo yakwambara ikanzu nimwe ngo yo muri umujyi wa Kigali gatambaye ikanzu iturutse mu Bufaransa ndambwira abandi bageni bose si bigutwaye abantu bemeje ubu barabizi ko nta kintu ufite cyo kurya mu nzu ubu barabizi ko uri kuba mu karone defite isukari abantu barabizi ubu ntibameze neza ntibaryamye abandi barimo bararya ndimo baranywa byo ntago ari byiza be na gato ubu sinzi umwe mundi yo mwishyura ngahe ntago babikubwiye se ngo ni hejuru ya 800 harya ruga uhembwa ngahe so yazi separe 500 nyine bavanye mu bwishingizi bavanye muri iki cyose none si byo by'inzu ntabwo ne mubwiye ntabwo suzi inzu nabanje kukwereka iranzu yitwaye iki iranzu ugomba kwishyura amafaranga 300 tukishyura amezi 3 nibuze nyuma y'amezi 3 tukajya nko mu nzu ya 200 none ngo kimwe yanze mukazanga yarabyanze ngabantu biganye ngabantu babanye gutoza muri agiye kwa mu nzu ngira aho ngaho kiki rero mva kubwira umukobwa wanjye ibintu byo gutinya abantu nta namwe byakugeza ahubwo wisanga buri gihe ari wowe urimo urababara abandi bantu uri gutinya babayeho neza ugomba gucisha make ukiyakira ubuzima ubayemo as long as utaburara cyangwa ubwirwa cyangwa wambara ubusa sibyo ukaba wowe ntube uwe ushaka ntabwo uzijya n'umunsi mushimisha abantu ntabwo bibaho iga kuba wowe uri gukunda ibintu bihenze kandi nta kazi ufite ntacyo ibaze nimba ari ruga wenyine ukora udakora niba wagafite nta n'impamvu yo kugira ngo umuntu asesagure sheri nukuri aho umuntu aza konsitere sana mu rugo avuze induru ura musaza yaranyishe none se mubize ukuri
ibi ngibi biraza kurangira ryari gute uraza kumukosora arisubiraho nagira nabyemera ko biba uraza kumukosora se njye ndibuka neza twabaga twicaye mu gisharagati ati pare mwe mu maye 200 tukohereza bagashyira ku biryo ma 50 mijana donc kumbe byari ibyo byose byari nyine nageze aho ngaho ngenda nanirwa harabona ragiyemo avance ariko nabuze amafaranga yandi yo kubishyura urakura wabonaga nkubwira ati mu maye dese ndazi gusubiza ntaho nari ifite iyo nakugira se byari kugenda bite okay ngenda waba wowe apana gutinya abantu gutinya amaso ntabwo ari byiza ushaka kuba nyine mu buzima buhenze ushaka gusesagura tekereza ejo hazaza utekereza uyu munsi gusa siko bimeze ngaho ibibazo niba mutangiye gukena mumaze ibyumweru bibiri byonyine gusa urumva hari umwaka mufite mu rugo gusa umwana muzabyara azaba hati gusa wenda ko kuvuga ari ugutaruka kari mwebwe inshuti dufite hariho urabizi uri umuvandimwe umugisha twanagize marene n'umugore wawe murebe ukuntu mutugenza niyo waba udungurije nibuze nka 1,000,000 cyangwa 500,000 turebe ukuntu twasunika iminsi wenda nzaba nasubiye mu kazi n'agashahara kaje nyine rugareka uri umuvandimwe uri inshuti yawe ariko reka mbabwire hari ikosa njye nakora ayo mafaranga nayo naguha pe nayo naguha urabizi neza ubuzima wari uhagazemo urabizi neza uwo wari we ngo umugore ngo yaguhinduye umugore utabasha kukumva n'umugore nyabake ntabwo nshaka kugusenyera ntabwo keke nta sukuri mu bipe ariko iyo mibare y'ubupfapfa njye ntabwo nayishingira ubu se nk'amafaranga nashyize muri buriya bukwe bwanyu nta cyizere mfite y'uko azagaruka wamfashaga nk'umuvandimwe ariko twareba ukuntu tubigenza ariko sheri umuntu okay sheri uretse gato byibura reka mufate igihe namwe mwitekerezeho sibyo iyi nzu murimo usibye kuba muri gufata rikse biri aho ngaho niki kindi bibamariye kuza abantu bakaba dore bakabakomera amashyi barabakomera amashyi mugiye gutangira kuburara mugiye gutangira kubwirirwa iyi nzu biraza guhinduka icyatsi murabizi yabura bumvishe sheri bumvishe urwishigishiye ararusoma cyakoza murambabaje sheri dutahe keke ese